Alo? Wayabonye? Hari message mbonye hari message mbonye nyereje 150. Ntabwo yikorera amafaranga nakorebereje. Ko bayabore tute muvandi urabona twakira kuvugana sanzu muturabanze kugereza. Nene Rwanda maze gutanga nimero yawe. None barangatireka kuri mutara bagwamagara ariko ndasabye ko bagufungura cyukajya. Baragwamagara. Oya ntabwo barampamagara. Baragwamagara nyine ubabwira ko ntaro hari wabigizemo ubabwire ko utakubirinze. Oya nta ruhare nabigizemo n'ukuri kw'Imana. Yego Imana iguhe umugisha. Reka dutegereze ibikurikira. Mu gihe ntegereje umutekamutwe wundi reka mbe ninywera naje kubera umunaniro. Ariko nyine ni mwarimu Albert nk'ibisanzwe bamfatiye furi. Nimero yanjye sinzi aho barampamagara. Reportage. Karame. Hano? Nitwa Nsengiyumva Albert. Yego muraho. MTN sekonda yamuhamagaje nimero ya Airtel noneho nibikira. Igikorwa cyo kwakira umurongo n'ishami rya ikashi. Na kampani zikorana. Kwa umukiriya uhamagara tubweka kwebereje amafaranga y'Rwanda 5,000. Ahamagara muri MTN cyangwa muri Airtel. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni mwari Airtel umukiriya. Urabizi neza ko twahuje imirongo ndetse n'ishami rya ikashi uburyo bwo kwagura umurongo mugari wa MTN Mobile Money. Okay, ntacyo twihuse. Yego. Nyine hari umuntu wari umamagambwa ko yabeje amafaranga. Yego. Amamagara mpuze nibere mu mirimo ukuntu nyine ariko message nza kuyibona nyuma mbona niba ngo ari 150 ibintu nk'ibyo. Albert nuko kitumvikana mu ntumbi ya mutuze kajya kunyugarika konti ya kamera ko na mutanzi bikoresha. Ko yambwiye yuko se hari ngo konti yanjye mwayifunze. Yego. Urumva ntacyo najyaga kubikora ahubwo niba ko kuri muri MTN wambwira uburyo bwo ibyo bintu tubifungura. Kandi tumaze guhagarika konti ya kamera kandi amafaranga bikozwe mu buryo bukenewe kandi akwirizwa kugeza simukade. Tukagufungura konti ya umutungo ushatse kuyamusubiza. Umutungo ushatse kuyamusubiza. Tukagufungurira konti ya umutungo ushatse kuyamusubiza. Konti nimuyifungure rwose. Tugiye kugufungura simukade kumara kugufungura konti yawe. Birasaba kujya kuri service center se. Turakwibara amabwiriza tubanze tugufungura konti yawe. Yego. Telefone yatugamaga na message cyangwa na smartphone. Mumamagaye ku matushi mva ni mu byumba sumva. Uri muri abyumva isona. Alo? Nibikiri gukandaguza kuri telefone yawe. Nande bankumvisha yuko ari amatushi. Barabara kumvisha ko ari amatushi. Kuri telefone yandika akanyenyeri 182 tuvugana. Akanyenyeri 182. Akanyenyeri gatatu. Yego. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 9. Akanyenyeri 9. Akanyenyeri 2. Akanyenyeri 2. Urakira akanyenyeri. Ndashyira akanyenyeri. Andika umubare w'ibanga twajyaga kufungure. Nandika umubare w'ibanga.
mbere yo gushyiraho umubare w'ibanga reka mbanze nshyiraho urwego nemeze ndebe icyo bivuga. Barambwiye ngo nshyireho pini nkoresha. Umubare w'ibanga nywushyizeho mbona banyeretse amafaranga mfiteho. Oya none se ubwoko uri munyoboro ntuka ubwo biri buze guhura. Iki none se niko sha erega mwe muri abana nubwo mukunda nimero yanjye se koko iki kiganiro nawe mba ngikeneye.